ingoma ibanisha ingoma ihani hanura ingoma ikundwa kaza ingoma irwana ingoma irazamutse ishyizwe hejuru Rwanda uri hejuru ntawagushyira hasi kukwaba we bakuzamuye ingoma ingoma y'imbaraga kandi ireza ingoma igatsinda. Ikaze bagana shafiti bavandimwe kuri uru rwigiro rwa Ndiga Ndigaye umwuzukuru wa Bihibindi. Rero ni umwanya wo gukomeza ibiganiro byacu bisanzwe byo ku cyumweru tubaramutsa tubabwira tuti shimwa gasa n'ishyerezo tukaba tugira ngo twanzikana na Rwirujo utuzaniye ubutumwa bwiza buturuka ku Mutagara utanga ubutaraga. Rwirujo, ikaze ni iryawe, ngwino mu bawe utubwire ubwo butumwa bwiza, urakaza urisanga. Murakoze bene yagiwe n'Imana muri kuri urwo rubuga ariko nyabona ngo muri hamwe ngo murabivuga. Hanyuma rero uyu munsi twari twateganyije kuganira ku ndasano ebyiri. Reka duhere ku ya mbere ivuga iti inganguramitsindo ya Mpungu na Munyaga. Ubushize mwagize icyo mutubaza bimeze nk'umukoro, none umukoro rero twawutangiye. Kazungu, ijambo ni ryawe. Shimwa gasa n'ishyerezo Iteka ryose na mu bihe byose. Ku kibazo yari abajije Kabugo kijyanye na Mpungu na Munyaga, ubundi niho mu mateka yacu niho Ruganzu yaguye nk'umucengeri ariko amaraso ye amenekera hariya. Icyakurikiye u Rwanda rwigaruriye Bugesera, Igisaka. Icyo gihe mu gutsinda k'u Rwanda bavanye inyambo, ayo ni amateka. Bavanye inyambo ariko abanyarwanda batazi uko zahageze, baravuga bati tubonye ibindi twari dufite ahubwo byagiye aho dutsindiye. Nkumva rero muri make icyabaye icyo gihe kwari ukugira ngo Igisaka kibe u Rwanda rukomeze Rwande kugera n'ahandi. Njye ndumva nagarukira aho ngaho, nicyo nari nabashije kubonamo mu kijyanye n'amateka. Naho ku ndasano ubwo Rwirujo araturikira. Umukoro rukoze ute? Umukoro wavugaga ko ibyo wumva muri iyo ndasano byasaba ko bihuzwa n'ibyo twabonye, ibifite aho bihura n'ibyo twabonye mu minsi mishize tumaze iminsi wabonyemo, byavuzwemo bihwanye n'ibyo tumaze tuvuga. Ibihwanye n'ibirimo ntabwo ari ikintu gishya tuzanye. Yego, nuko ngo ibyo wumvisemo byasobanuye biseho gute ibyo tumaze iminsi tuvuga. aho jye nari mpereye ku mateka, ariko gusubiza ikibazo ikigaragara ni uko hari uwitanze kugira ngo abari badafite uko bariho bongere bagarurwe n'ibanze. Nuko wabyumvise, nuko Yego, umukoro nuko wumvise. Urakoze cyane. Akazi undi noneho nawe adufashe. Ndabaye nde? Ndabaye Nshimiyimana. Murakoze kungirira icyizere. Twari dufite ibiganiro bibiri dufiteho umukoro wo kugerageza guhuza n'ibindi biganiro twagiye tubona. Icya mbere kikaba cyari gifite umutwe uvuga ngo inganguramitsindo ya Mpungu na Munyaga. Nk'uko mugenzi wanjye Kazungu yari amaze kubikomoza ko haguye umwami Ruganzu Bwimba, ibyo koko yarahaguye, ariko iyo ugiye kureba wenda umuntu atarajya no mu kiganiro nyirizina, usanga muri iyi nyito y'ikiganiro harimo ikintu nakwita nk'ari ugukangura imitsindo. Hari imitsindo nkeka ko ishobora kuba iri hariya hantu, kuko ni ahantu hariho Mpungu na Munyaga nyine, ariko iyo mitsindo ikaba igomba ikintu kigomba kuyigangura. Niba Rwirujo ari bumfashe niba kugangura koko ari ugukangura ikintu, simbizi, ariko njye niko nabifashe. Iyo kandi byaranabaye. Yego, murakoze. Noneho
Indasano rero ikaba yarimo hagombaga kuboneka iyo nganguramitsindo yagombaga kugangura imitsindo nyine iri aho ngaho Ruganzu yaguye hitwa Itabirago, akaba ariko ari inganguramitsindo nyine izanyaga ababisha barwitije abatindi bagata ibitabapfuburago. Ahangaha ntarakomeza ntabwo nasobanukiwe ukuntu ahangaha bavuga ngo abatindi bagata ibitabapfu uburago. oya byonyine ukagorwa urumva ko iyo ndasano ni iya kera, ariko biragaragara ko isubirwamo n'abarwizakurino wa Mutaneshwa, kuko abatindi barwigaruye ni abakoloni, nawe arabivuga atyo, barwigaruye noneho bagata ibitabapfu. noneho se ntabwo uzi ko mu kirago ariho abantu bapfira niba kinyarwanda ngo inganguramitsindo ya Nkungu na Munyaga ni izina ririya ryagomba kuboneka iyo mitsindo yo kuzanyaga kuzanyaga inkungu. rero ko izo nkungu abarwitije ni inkungu ntibagira irage ry'ibanze, ni inkunguzi, ni inkungu rero ni igangura, ni imitsindo yashyizweho yitwa Nkungu na Munyaga kugira ngo abazigarura u Rwanda bazabe inkungu banyagwe nabo ibyo bari banyaze, noneho bate ibitabapfuburago bamere nk'abapfiriye mu kirago. niyo mpamvu imitsindo yakorewe Nkungu na Munyaga kandi igakorerwa ahitwa Tabirago, Isasabirago bazahagwa. ni ukuvuga ngo ni umutego wabatezwe mbere y'imyaka hafi igihumbi ntabwo bizasohora ibyabo. urumva gushyize muri munoza mu murongo none nabyumvise ushobora gukomeza ibindi bintu wumva bifite aho bihuriye n'ibyo turimo. ariko ntarakomeza mwavuze ko ibi ari inzira y'amapfizi, ese mwasobanurira cyangwa mwadusobanurira niba batabizi inzira y'amapfizi icyo ari cyo? ikibazo cyiza nyine gihatse byose uko sibyo, ariko mbere y'uko rero asubiza icyo birakwiye ko mukomeza mukumva kuko biraza gusubirizwamo cyangwa baza kujyanamo. niba ari byo wabonye bisa n'ibisanisha nyine winjire mu kiganiro cy'ubu ugize n'ibyashize, niba ngombwa ndaza kwinjiriramo tubihuza kandi anyuraho. murakoze. noneho ubwo ngubwo rero ntabwo ari Ruganzu Bwimba wahaguye wenyine kuko yari kumwe na mushiki we Rubwa. ahangaha naho nsa nkaho nari nahagize ikibazo mvuga kuko Rubwa mu kiganiro nta hantu bamugarutseho cyane kugira ngo nyine iyo mitsinzi izagangurwe, njye niko nabitekereje. Uratabariye ak'abahungu uratabariye ak'abakobwa, ngaho komeza. yego murakoze. noneho mu mitsindo rero nako ndasanga ukuntu yari imeze, yaravugaga ngo umva urushiko rwa Bwimba. iyo jambo rirakomeye cyane. ngo rushika abatindi mu ndiba, umva Ruganzu rugarura inzu maze insibo yose igakomorerwa. aha rero niba urushiko rwa Bwimba, niba Bwimba kuba yarahaguye ari we muntu, ari byo bitanga ingufu zo kugira iganguramitsindo, niba ari icyo ariko niko nabyumvishije nshishirije. numva ko amaraso ye ariyo atuma bigenda gutyo. noneho insibo zose zigakomorerwa kwiganzura ababisha barwitije bagata ibitabapfumurago nk'uko twabivuze hejuru, maze igihugu cya Muhuza Nsibo ariwe Kanyarwanda kigasa na gisa usanisha byose byose na twese muri Kamena, niba ari Kamerano, mu mana Kamerano, kugira ngo bene irage bene Imana bazasangizwe Isibo Nganji yo mu ruhimbi rw'amata ya Gisa mu gihugu Kigali cya Kanyarwanda. ubwo rero ngo mu irembo ry'inzira y'ukuri kwamye muri bene irage bene Imana bari Rwamba wambaye kwera nk'amaterekwa ruhimbi, Mwankubashyerezo mu rwakiriro rwakiriza yombi bagira bati zirakamwa kandi
amagambo yawe uvuze aho ngaho kuri iyo nteruro ngo mwagisa ukomeze ugere aho ngaho hasubiye okay. handi ku murongo yego Nabikoze noneho ngo mu rwakiriro rwakiriza yombi bagira bati zirakamwa kandi iza bene Imana ntizigateke ahubwo zijye ziteka umumano kugira ngo amata ya gisa gisanisha ibyaremwe n'Imana bihorana amata ku ruhimbi ya gisa ko gusa gusangiye insibo mu isanzure muzi wa byose na bose muri twese. Aha rero mfite ikibazo ubundi nasaga nk'ushaka kubihuriza ahangaha ariko nza kugira ikibazo cy'uko nari nsanzwe nzi ko inka kuvuga ngo inka itetse umwumano ari inka bakoye ihaka yakamumumano ikamumumano. Okay, ubwo noneho ubwo nabyumvishije wenda bishatse kuvuga ko inka iba ya ihaka ariko ikinakamwa mbese ze kujya he kubura amata ni nkacyo bishatse kuvuga wagitoye. Rero nkurikije n'iby'ubushize twari twabonye kuko iby'ubushize byatweretse mu magambo make byaduhurizaga byatweretse ukuntu indasano nubwo ntibuka neza intuza uko ititire yayo ariko byatwerekaga ukuntu gisa yatangiye Nyampeke ari we wavugwaga ariko ahangaha yongeza ahangaha bigaruramo gisa n'ubundi watanze amaraso y'Inyampeke kandi Nyampeke akaba ariho n'abandi bose bagiye bahuriza biriya bimanuka by'ibanze. Ahangaha rero ngarutse muri riganguramitsindo nubwo ritabereye Inyampeke ariko mbona ko ari ibintu by'uruhererekane bigaragara ko iri hariya ahantu hose tubona mu Rwanda ari birahurira kugira ngo tubashe gukangura iyo mitsindo iri hariya Munyaga. Urumva ko urabivuga neza kandi ibyo birangiriza kuri wowe nanjye ko bigomba kugera kuri jye nawe uyu munsi bigomba kurangira mu butumwa bimfitiye bigufitiye nawe njye nawe uyu munsi ntiduhagarare muri filozofi mu mateka cyangwa ahandi ukabitangiraho bigahinduka ubuzima ubwo kubyumva bituma gutuma tugeraho aho duhurira nabyo umubu hari ikintu wari kivuga cyangwa n'abandi tubareke bavuga n'abandi twabareka bakavuga kugira ngo nanjye mbe mbitekerezeho ko rubijemo neza ibindi byakomeje wakomeza. Ntarengeze ahangaha havuga ko amata agomba guhora ku ruhimbi. Hari ahandi hasi mu ndasano numvishe ngo ngirye ikosora mu ntiti z'isave zitamenye iby'ibarebanga ngo ngirye ikosora mu mbata z'abagina n'ibigina aho niho zizatitirizwa n'imbaraga y'inkuba ari we Rugwiza kurinda rwa Mutaneshwa aho azenyegeza karindwi umuriro w'amazuku ya Nyiragongo. ngiri kosora surinye naho bizarugeze nabikoze wabikoze hari n'ingingo usigaje ikubanda. Hari ahandi hantu naho nanditse hari akandi kantu nanditse nako mu kiganiro numvishe ngo ni hano habiri. Hari aho nanditse ngo aho basaba ari mu gihe cyo gukomorerwa ntabwo ubwo nabashije kubyandika byose ngo majye ariko hari ibyo nanditse ngo iryo jambo ryo gukomorerwa kubaho kwa bene irage na bene Imana berekanwa n'imirasire y'urumuri rwa rwambaye kwera mu nganji na Nyiranganji mu nganji ya Nyiranganji mu nganji ya Nyiranganji n'urubyaro rwe mu muganuro w'ibanze wa Kibogo aganurana n'ababyeyi be Shyerezo se na nyina Nyirankuba ari we Gasani k'u Rwanda. Naho hasurinye
noneho ahandi ha kabiri navugaga n'ahandi nanone mu ndasano bavuga ngo nguru ururabyo babyeyi. ururabyo babyeyi Eh, ururabo ntabwo ari ururabyo nguru ururabo babyeyi, nguru ururabo babyeyi, rw'ururabo bene irage bene Imana, ngiyo Kanama yanika ababisha ikunamurira bene irage bene Imana, munsi bonganzo ya gisa gisangiza umuti mu muzi muhamuro wo mu ijuru rya Samukondo, mu ngabwa ngabirano ho muri Cyamo, sinzi niba ari muri Cyamo, ho muri Cyamo ya Ngabwe, ho mu micyamo y'angabo ho mu micyamo ya Ngabwe ho yagabiye mureba kure. Ngiyo Kanama, noneho hasi mugomba kongera ngo ngiyo Kanama rwagagaza ababisha mu mana mu mana kamerano, kamerano maze inkunguzi zarwitije zigata ibara kuko zitamenye ko ubumungwe bwabo bwatezwe bwimba Ruganzu azagarura inzu n'insibo kugira ngo bene irage bene Imana bitorore guhamya intego nka Gihanga na Birari, bizarangira bene irage bene Imana inzira yo kwisazurira ukuri. nibyo rwose bikoze neza, wongera usinye kugeza ubona kuye gusinya ahantu hari Yego nabikoze. none se Nshimiyimana Nshimiyimana, Yego. ibyo ngibyo nyine utubwiye nanagusabye ko bimwe ubisurinya, nibyo wari ufite igisobanuro kibihuza cyangwa nibyo wagizeho ikibazo? Ubundi ibi ngibi nabihuza n'ibindi biganiro twabonye. Ibyo wasurinye ubise byavugwa ibyo twavuze cyane cyane inshuro enye ahantu hane, hari ibyo wavuze mbere wumva byihura n'ibyo twavuze mbere mu ijambo rimwe, mu ifuraze imwe. icyo wumvise aho ngaho, ubutumwa buri muri iyo ndasano kugeza aho turangirije, wabwumvise ute? filozofi bufite ku buryo tuyishyira mu byo twabanje kuvuga, wumvise n'iki? kutanumva buri jambo ariko kumva ibintu byerekeza mesaje. Ariko turagushimiye cyane igihe washoboye kugiranya kandi nkaba navuga gushimira ko niho ubutumwa bw'ingenzi bushingiye. Niba twumva ibyavugwaga icyo gihe bigomba kugaragara n'ubundi muri twe uyu munsi. Ariko noneho wenda reka dutange umucyo yubakiyeho dushingiye ku byo Nshimiyimana namubwiye gusurenya. Bivuze ko ino ndasano ya Rwibwimba ajya mu Gisaka agatanga amaraso ye, nk'uko tunabonye nyine na Gisa wundi waje uriya Gisa Emmanuel nawe yatanze Nyampeke nyuma y'imyaka hafi 700 bifitanye isano. Ni ukuvuga ngo Bwimba yari mu biki muri bandi magambo? Kuki yagiye gutabarira i Gisaka? Mubyibuke mu irage ry'ibanze aho u Rwanda ruzira rwa Gahima ari we w'irage ry'ibanze, uzi ko ari cyuri Nyampeke Gahima Kibamba, noneho nyuma ya Gahima Kibamba hakaza Basabizeze, Basabizeze akomoka mu Nyiginya wa Gahima, noneho nyuma yaho ibyo wenda turabizi ibyo tubivuga. Icyabaye ni uko Gisaka cyari gihari cyararemwe kandi uziko ni Ngoma Sakara ari ukomoka na Kazigaba niwe wayimye bwa mbere. Ikibazo cyari iki ngiki, u Rwanda n'Igisaka ni ikihe gihugu gifite iryo rage? Ibihugu nka Mungwe byaragumye birazwi n'igihugu. U Rwanda rwa Gahima n'Igisaka cya Kimenyi bose bo kwa Kazigaba ni irihe rage? Ni ikihe gihugu kigomba kugira iby'ibipimo? Ni byombi ni kimwe n'iki gusa, ariko byose ni imitsindo uko biba bimeze. Babaye nk'ababirwanira mbere ariko birwana mu buryo bw'imitsindo, aho umwami Gisaka yabwiwe ko ntashobora kurongora igikomangoma cy'u Rwanda, umwana uzakivukamo ari uzagarura u Rwanda akarugumya ku Gisaka. Ibyo mwarabyumvise. Noneho niho byabaye mu Rwanda rero, baza gusanga umwami witwa Samukondo niwe wari ukiriho, bashaka kumusaba umugeni aranga, ariko no kuraga asigara azi ko
nta mwana umukomokaho uzashyingirwa i Gisaka. Amaze gutanga rero biraza birakomera, umugabekazi Nyakanga n'uruhinja, umwana wari mutoya witwa, wari ukiri mutoya ubwo nyine ni Bwimba, umusore w'umubira. Nyakanga afatanyije n'abasaza be umuryango wa Mukumbi bari Abasinga, bo banezezwa n'uko Kimenyi abasabye umugeni. Bavuga ati umugabo wanjye ngira umwana w'umwami, ngira n'umukobwa wanjye warongwe n'umwami, ibyo nabyanga. Noneho Bwimba arabyanga, n'abandi bagumye barabyanga. Mu kubyanga rero umugore nyina Nyakanga barusha imbaraga, birangira ashatse gushyingirayo Robwa rero baramushyingira, ariko n'ishyano ku Rwanda bituma musaza we Bwimba avuga ati rero muri rwanyu n'ubwo ugiriya wowe ujya umutabara, nagutenda ahubwo uziyahurira ku ngoma yawe ko rukuru, uzayiyahurireho kugira ngo ibyabo baryo bimera nk'ibivuyemo inda, nanjye nzagusangayo ngweyo. Nibwo buryo batabayeyo, rero amateka maremare, ni ubwo buryo bigomba gutegera amateke atabarana nande na Ruganzu hariya, akagwa hariya akamaraso ye, kugira ngo amaraso y'abo batabazi bombi azagarure i Gisaka acyomeka ku Rwanda, aho kugira ngo u Rwanda ruzomekwe ku Gisaka. Ariko ibyo bifite nyine ubwiru buhari ni ikintu ko buriya Mungwe ni inkanda ya Kazigaba na Nyirankende yazimiye ku buryo bw'inkanda, inkanda yarazimiye. Nubwo yazimiye twabonye ko Gahima ari wagiye kugarura iyo nkanda, kandi Gahima Kibamba ni ukomokwaho na ba Bwimba. Kuba yagaruye inkanda Kibamba, urubyaro rwe ruraza kuyitabarira kugira ngo Gisaka cyome ku Rwanda, ahubwo noneho naho hatsindwe Gisaka gitsindishwe amaraso yo Mwagahita. Amaze mu byo bintu rero aho urushyiko ruze buriya turabizi ko amateka ya Mungwe n'Ubumungwe twabonye ko Gihanga ngo Nyiramirangwe ukomoka kwa Bamungwe, noneho yamurongora akabyara ba Gashubi. Uko yabyara Gashubi rero uzi ko nyina wa Nyiramirangwe, nako nyina wa Gashubi ari Nyiramirangwe, na nyina wa Nyirarucyaba ari Nyamususa, bari Buhanga. Nyiramirangwe yatonganye na Nyamususa, bituma Nyirarucyaba atabara nyina, noneho atera igisongo Nyiramirangwe umwana abyutse Gashubi agafunika koma, ahubwo avamo inda. Ngomba nyine ngo Nyirarucyaba yaracitse. Ibyo ni ubundi bwiza. Ikiraho ni ikirere nuko Gashubi avukiye kwa Nyiramirangwe yaje gukora ishyano riri, numvise iby'inka zapfupfunukaga mu kiyaga cya Gipfuna, uwo mugani, noneho ngo zapfupfunuka, zari gupfupfunuka, noneho ko Gihanga aza kuraguza ngo asanga ko izo nka zizapfupfunuka neza mu gihe Gashubi azaba ahari. Bamutuma ahantu rero, mu kuhamutuma we aragenda kumanuka, ntiyajyayo, ahubwo yigira mu muko urigaranye kiriya muko wa Gashubi, n'urari arihisha ngo arebe ukuntu inka zipfupfunuka zizamuka. N'umva Gipfuna cyapunye inka n'abantu, bamugeza Gipfuna niba muzi mbizi mwiza cyane, ufite amasoko 8 cyangwa 12, uyu mugezi mwiza cyane Gipfuna, n'amazi apfupfunuka ashobora kuba akomoka mu Birunga, yaramusenye kinama nyine Buhanga. Noneho rero ngo inka zirapfupfunuka, uko zipfupfunuka imwe iraza indi iraza, noneho ngo hazane ikinuza n'imfizi rutenderi rero, kandi iyo mfizi rutenderi niyo ya yindi yaramanuka mu Nakiboko. Ubwo amanukanye iki? Yamanukanye Ironda, ingoma y'Ironda, amanukana Inkotamenge, amanukana iby'umunani ukize mwavugaga, amanukana imfizi rutenderi, amanukana n'igisabo cya Gasani cyabishe umuzenga byose. Ntabwo usize mwana nambaza ngo kirahari, nabyo turabyumva aha ngaha. Noneho ubwo rero ari aho ngaho Gashubi inka zipfupfunuka ugiye kuza, uteze kiriya we ngo tunakiriya cyamasa kize kikorera isaba ngo yebabo
bituma noneho rutendera isubira risubirana n'inka nyinshi cyane. Bitewe n'uko Gashubi yagize ate kaze rutendera. Umukwe wa Gashubi urahari neza ni Nyakinama witwa umukwe wa Gashubi aho yari yishe bireba. Ibyo rero ni umugani ugana kure. Ni ukuvuga ngo u Rwanda cyangwa isi byari kugira amahoro, byari kuba mu mahoro iyo hataduka ikibi. Icyo kibi ni icyazanywe na Mungwe wadukanye amacakubiri, yadukana kuva ku ntango y'ubumwe, yadukana kwigomekana inkanda ya Gasani ariyo idandite ya Gasani cyose kabona twese agara amacakubiri. Ubwo rero buriya gihangano buragira Mirangwe kugira ngo ahuze amaso n'abakwa Rwamba kwa Mungwe noneho azabacungura. Muri ubwo buryo nibwo ngo Nyirande Nyiramirangwe. Muri Nyiramirangwe havamo Gashubi. Wahita Bagashubi kandi tuyavuga ngo ikande ka Mungwe wande wa Sekibi kuko yongeye gusubiza ibinyoro mu bibende akanga iki utende ari gutengamara kw'igihugu ati nibisubire kuzimu bidyo byarabidobye. Ubwo rero byadobeje nuko bitembere ya Kibugo na ryarage ryazanye ryasubiye kuzimu, yasubijwe irudubi nande ya Gashubi. Ubwo rero Ruganzu Bwimba yagombaga kujya gutabarira Rutenderi, agomba kujya kwitabarira mu Gisaka. Igisaka niyo gikomokwamo ibintu gikomokwamo n'inkanda cyavuyemo inka cyazemo inkanda Mungwe ntakomoka. Uko ahakomoka rero niyo mpamvu we kugira ngo Igisaka kizagarura u Rwanda yagomba kujya gutabarira iryo rage kugira ngo amaraso ye azagere kwa Rutenderi yumva. Ngo ngurwo urushiko rwanyu wa Rwimba Rushika ababisha batindi barwitije abo ni bande. Turaza gusangamo yuko Sekibi yabyaye Mungwe, Mungwe abyara Gashubi, Gashubi abyara Gahini, Gahini abyara Rubunga. Urubunga rwaje rubungerezwa no kubuza bene n'Imana amahwemo ni abakomoka kuri Mungwe. Noneho bagaruka inaha mu bisekuru imyoby'amarari bitwa bera kandi batarejejwe na Gisa. Niyo mpamvu yerekeza ibintu byose ni kuvuga shimiye Imana. Soma wa murongo wa mbere ngo ngurwo urushiko rusome kandi bagusubira. umva urushiko rwa Bwimba rushika abatindi mu ndiba, umva Ruganzu rugarura inzu maze insibo yose igakomorerwa. None shimiye Imana. Yego. Ubwo nguko bivuze noneho mu gusasirana baje kugira ibintu noneho batumvikana. Birumvikana. Aho birumvikanye rwose ngo no gushika abatindi mu ndiba. Nandi magambo no kugarura irage rya Rutenderi. Bikamiza mu ndiba abagize bate abarihejeje. Bitewe n'igomekanye inkanda identité y'uko muntu baturuka kuri Sekibi ngo no mu isanzwe noneho kinyura muri Mungwe Mungwe akibona muri Gashubi kanga Rutenderi noneho akazaboneka nande nubwo bari bahaye uburenganzira icyo gihe ko hazaza Rubunga. Iyo Gashubi atagira ate adakanga Rutenderi yari kuba atsitse Rubunga nubwo ntari kuzaza, yari kuba atsitse yari kuzaheri. None ngo kutanga Rutenderi asubije none iragira byibanze kuzimu. Aha ibengaza ko ngo byarwo ruzagaruka ari Rubunga, ari n'Agahini nyine ka Rubunga. None rero akarakeneye ko hazagize by'udusezerano ari na Rubunga. Ubwo icyo twavugaga ni uko Ruganzu Bwimba ngo Ruganzu rugarura inzu rw'insibo zose ngo nyagusiburwa. Iyo bavuga insibo ubutane bw'Abanyarwanda n'ubutane bwatuye isi biturutse kuri Mungwe byatewe n'uko abantu bavuye ku ntango y'ubumwe insibo umwega umunyiginya zirasibwa nihongera gusibuka ngo zongere kwibona mu muzi wa Samukondo ngo bose baze ngo turi umwega bongeye turi umwega. Ibyo ntibivugwa bamwe bagiye bakajya bikazagira bikanabwira ngo turi Abahutu turi Abatutsi ngo twavuye aha nuko nigeze ngo na Rubunga yasibye insibo ariko tuzisibuye rero
biturutse mu bimanuka by'ibanze by'isakara. Aho ngaho n'ubundi ngo Bwimba yatangiye amaraso ngo insibo zo zibuke, buri wese amenye aho ahurira mu bimanuka by'ibanze, yongera asibuke kugeza aka kanya insibo zisubuwe zinyuze muri Ruganzu, rugarura inzu kugarura gakondo. N'inzu rero ni inzu y'Abega, inzu y'Abanyiginya, inzu y'Ababanda, kubera ko tujya kugira ngo turumweta. Urumva ubwo buryo nibwo butugarura kuki? Ku ntango y'ubumwe. N'ubundi gutuma intango y'ubumwe ibaho ni uko abantu bose bafite n'imibereho mu ntango, bose bagakurura banywa kimwe, baba umwe, basana icyo bita mu buzima bwabo. Ibyo ni ukugaruka ku ntango y'ubumwe, ari ibyo bisibura n'insibo za Kanyarwanda witwa muhuza sibo wongera kuzigarura, akagarura yari Kanyarwanda. Niyo mpamvu n'u Rwanda rwakomeje kugira umugambi ukomeye wo kugira ngo rugarure Gisaka. U Rwanda nacyo cyungwe umunsi w'u Rwanda bikozwe na muhuza sibo, ariwe Kanyarwanda. Maze rero ni insibo zezwa na Gisa gisangiza umuti w'insibo bwazo. Amata niyo yeze kandi insibo ziva mu isi. Insibo rero zirema umuntu, zigomba kwezwa n'amata. Niyo mpamvu uwitwa Gisa rero, Gisa bivuga amata, yatanze nabaza ngo insibo z'u Rwanda zisibuze intabaza ye. Noneho Abanyarwanda bongeye kuvuga ngo turi umwe. Urumva ko byose uri kuvuga biratwinjiza muri iri rage rigaruka ry'ibanze. Ariyo mpamvu byose bigaruka, ni ukuvuga ngo kugira ngo Rutenderi yongere, urumva yari itwimiriye, urumva. Noneho banavuze ngo iby'intiti z'isaha bizajya gute, ngo zizatitira isave ntibazitimba, itazimywa na Rutenderi n'isave ntibyimba. Niyo mpamvu bivuze kunda bamuca yavuze ngo ngiye kubabyara ahubwo n'akobwa, ngo izo ntiti z'isazi, urumva, ngiye kuzibyara ahubwo n'akobwa. Niyo mpamvu ngo iby'u Rwanda bizarirwa mu Kirinda, kuko Ikirinda ni inka yimijwe na Rutenderi hakabaho kubyara, ariko isave ni ibika bitinwa, nubwo bizashyira ubwanyu bizirangira ko bibyimba, nta Kirinda bifite, ntibirinda, urumva. Ubwo rero usobanura nyine ubu n'iyo ngingo urwavuze. Hari n'indi akwiye gusubinya ivuga ngo iki? aho basaba ko ari mu gihe cyo gukomorerwa kubaho kwa bene irage bene Imana berekanwa n'imirasire y'urumuri rwa rwamba rwambaye kwera mu nganji ya Nyiranganji n'urubyaro rwe, mu muganura w'ibanze wa Kibogo, aganurana n'ababyeyi be Shyerezo ari we se na nyina Nyirankuba ari we Gasani, kurwana n'urubyaro rw'abo bose bemeye kubacikura, sinzi ikintu nanditse rwose, mu gihe cyo kwemera kubagarukira no kwemeza ko ari bo babyeyi b'ibanze ba byose na bose na twese. Aha ngaha uwo murimo wa Bwimba, uwo murimo wa Gisa ni umurimo ubundi watangijwe na Kibogo, niwo wamanukanye Rutenderi, ni nawe wakoze ibyo twabonye byose. Ariko uwo Kibogo kuko arazi ibintu bizatana n'ubundi, ubwo ari mu kibonano cy'abatisi kuri Ngabwe yakorewe umuganura w'ibanze na Nyiranganji. Umuganura wumva ni umuganura w'ibanze, uzi ko n'abana baganuriza kwa se, ubwo ariya niho wita ku cyicaro nyine cya Shyerezo mu rugo rw'abana, ahakorera umuganura w'ibanze. Byaratinze umuganura wa mbere akozwe na Gihanga, ariko awukorera mu Kinyaga. Niyo ngo umuganura ni uwuhe, mu gihe ibintu byatanaga bikagenda, ariyo mpamvu Kibogo azenguruka isi akagaruka nyuma y'680 agarutse ubu, kandi akagaruka noneho ari Gisa gisangiza umuti munsi w'umuganzo w'integera Imana, ayeresha amata, ayeresha Gisa. Niyo ngo Kibogo aragarutse kuko Rutenderi yongeye kugaruka, kuko bayitsindisha, barayitsinze, abarashatse kugira ngo iri kuzima, barashitswe bavanwayo, baratsindwa, bata ibita bakuburago. Kandi nuko intambara yatangirwa na Gisa gitangiye umuti munsi w'umuganzo yo kugarura u Rwanda
kugira ngo rwirukanwemo ba rubunga barwitiye. Mu kuyitangiza rero twavuze Rutengo ya mbere, iya kabiri n'iya gatatu. Iya gatatu niyo gusubira mu muganura wa Kibogo na Nyiranganji, baganuza ababyeyi babo bati dore babana bene Imana bagarutse n'agatsima ka munani baje bakabonye, ubwo babitura Gasani avunije Shyerezo. Maze rero niyo mpamvu n'ubu ngubu tuvuga bitewe n'umurimo wa Kibogo waje ko ari Yesu ubu wa 12, we yakoreye inyama agarura ryarage afite ya nkota iyamenye. Noneho rero akageza bene Imana aho irage y'u Rwanda igaruka no mu nda y'inyoni, bikagaragara ko bene bageze imwima na Mushirarungu, none bagira imwe na Mushirarungu yashize irungu, kuko bagarutse ku moko imwe bataye y'amoko, insibo zisibuwe, insibo yose yongeye kumva ko ari umwega isubiye ku ntango y'ubumwe. Uwo ni wo mugani ukomeye cyane wa Kibogo wo kubona Nyiranganji, wo kongera gusubira aho ibintu byatangiriye, gusubira muri zero, akadomo byatangiriye bakora umuganwa byongeye kugarukamo, kubera ko Kibogo na Nyiranganji bagarutse mu ruhamagariro rw'ingoma zose, bagaruriye Gasani mama twese abana bose, hagarutse imoko byo tuvuga ingoma ya Shyerezo, tubivuga bigendeye kwigaragaza by'iyo ndasano ya Mpungu na Muyaga. Kumva iby'ingoma ya Shyerezo ukwiza nyuma yo kuvunyisha kwa Kibogo, avunyisha Gasani nyina, none nyina Gasani akavunyisha Shyerezo, ati dore babana bazanye agatsima ka munani, dore kandi u Rwanda rwabaye urwera, kandi u Rwanda rwapfuye urugina, bose bagarutse ku ntango y'ubumwe, bagarutse ku moko ya mama twese yakira amoko, twese twabaye umwega. Mugomba kuzakira indasano aho hantu niyo twumve neza n'ingoma ya Shyerezo yubakiyeho, n'uko ugiye gukora, n'uko itangiye, n'ibigiye guhinduka, n'uburyo tugiye kwinjizwa muri uwo mugambi twese, muri rya banga ry'ubudapfa uko tugeraho. Mu ndasano muri bo muvugana na Sebidegede mwavuze ku birere bine by'isi bikomoka ngira ngo ku mirasire ine yari yabonye. Ese ibyo bintu mwabiduhuriza gute n'ibirere bine by'isi n'u Rwanda? Ibyo twavugaga by'iyo mirasire ine ngira ngo ni ibijyanye n'isumba y'isumba byose. Iyo sumba y'isumba byose ni imwe muri iyo nzira y'iganguramitsindo yari igikomeje batangiye ejo bundi, nubwo twazabivuga mu cyiciro cya kabiri cy'iki kiganiro. Kugeza ubu ibiciro twavuze by'ingenzi birahagije, ibyo tuzabivuga mu cyiciro cya kabiri, tuzabihuza n'Ikagera ry'Ikarongi, niba ariho tuba tugiyemo neza. Ntabwo twabyinjiramo aka kanya, ngo Imana umbabarire, tuzabihereho ubutaha. Nta kibazo, murakoze. Mbe mashimiye rero, ubwo urugendo turacyari kumwe, reka uyu munsi tuhagarikira ngaha. ingoma yogere hose ni iy'Abanyarwanda. Komeza ntwari, komeza utsinde, ni wowe ngabikinga. Ntugatinye, ntukagwabire, horana ikuzo. Urinze ubumwe, urinze intego, ufatiwe iburyo. Ngaho kora, ngaho komeza uhashye ibigwari. Ingoma isa, ingoma y'imbaraga kandi ireza. Ingoma igatsinda, ingoma yogere hose ni iy'Abanyarwanda. Ingoma ibwiza, ingoma i Rwanda, ngwino dutaramire ingoma yogere. Ingoma ibwiza, ingoma i Rwanda, ngwino dutsinde dukotane. Ntihagire usigara nta muto muri twe. Nyirumene cyangwa ishyaka ntikikizwa kurya rwasamirira baririmba b'inkorano n'amaha.
yabyari rwagiriza maze ntigira inkiko bakikanya imana y'imanza yigize ingabo urwego batarivuga n'ishanga kurya rumena shanga ndarikunda ishatirwa mihi inkingo zikikiwe n'ingabo inkindi zirayikindikije rwasamirera ntirahakana abagabo kurya n'indatirwa bahita tukivugamo imihigo rwa mirenga nawarwanya umutima w'abanyarwanda ngo utsinde niyo tsinda we ingoma y'imbaraga kandi neza